Data wa twese turagushimye twamaze kwiga byinshi tugiye kwiga ibindi byinshi nabyo duha ubwenge bwumva nuhamagara bera tuzagusanganira twishimye tugiye kuganira ku buzima bw'abantu turagusabye ngo buri wese uko abifiteho umugabane uturinde kurangara ku buryo bwose ibyo ubona bikwiriye ubyere mu izina rya Yesu amen. Muri gahunda y'uyu mwanya tugiye kurebera hamwe iby'ubuzima bw'abantu akaba rero muri uku kubukurikirana dusaba buri muntu wese kwikurikiranira ku giti cye kugira ngo umuto cyangwa umukuru, abakene cyangwa abakire, abazima cyangwa abarwayi, abahungu cyangwa abakobwa, abagabo cyangwa abagore, buri wese agerageza gukurikirana ngo nibura icyamwungura nawe uyoye kurangara cyangwa se icyafasha abandi, cyane cyane ko turi gukurikirane ingingo zafasha benshi kandi mu buryo bugufi. Ni inkingi eshanu turi bukurikiranire hamwe zirebana n'ibyo bita kwishimira ubuzima. Inkingi eshanu umuntu ntabiriramo ngo yishimire ubuzima nizo turi burebere hamwe, ariko cyane cyane ntabwo zose tuzicokombora ahubwo nizo nkingi eshanu turebaho, ariko turacokomboramo nkeya zimwe muri zo. Buriya icyo umuntu akeneye cya mbere gituma umunezero w'ubuzima umuryohera ni imbaraga z'ubwonko, bita imbaraga z'ubwenge, iz'ibitekerezo, imigambi, ubushake, ifatamyanzuro, icyerekezo, intego. Ibyo byose babira mu bwonko, iyo umuntu abifite arishimira kubaho. Ingingo ya kabiri ni imbaraga z'impagarike. Ubundi ubuzima iyo ufite imbaraga y'impagarika mu burahina agahinura amaboko agaterura agatereka akikorera biragushimisha, y'amaso arebe, y'amatwi yumve, y'amazuru ahumurirwa. Mbese imbaraga z'impagarike yawe iyo atari impirano nawe udasa n'uyambaza abandi gusa urishima, wishimira kubaho. Ku ngingo ya gatatu ni imbaraga z'imyanya ndangagitsina. Izi bita ngo ni force cyangwa se suffisance sexuelle, nazo ni imwe mu nkingi zigize umunezero w'umuntu ku bagabo n'abagore, ku bakiri bato n'abakuze. Buri muntu wese ni agace gato cyane mwene muntu wese agomba kwishimira kubaho kwe k'uwo mubiri, igihe cyose umubiri we mu myanya ndangagitsina waba usohoza ibyangombwa mu mwanya wabyo no mu gihe bikenewe. Ku ngingo ya kane ni imbaraga zo gutunganya inshingano. Iyo umuntu adatuma abandi kumutunganyiriza, iyo witunganyiriza kenshi na kenshi mu buzima, iyo wicaye uzi kwikorera ibyawe neza, yarangiza ntawe ugaya, ntawe utuma, ari wowe ubyikorera giti cyawe ukabona bitunganye, birakunezeza. Ku ngingo ya gatanu ni imbaraga z'imico myiza. Ubundi mwene umuntu asaba kwitera igikundiro, ntabwo wamukundira imyenda, ntiwamukundira imisatsi, ahubwo buri gihe uko ubana n'abandi neza bigutera igikundiro. Izo nkingi eshanu ni uburyo nizo navuga ngo nizo nkingi ngari eshanu zo kwishimira ubuzima. Ndazisubiramo: ni imbaraga z'ubwonko, kabiri ni imbaraga z'impagarike, gatatu ni imbaraga z'imyanya ndangagitsina, kane ni imbaraga zo gutunganya inshingano, gatanu ni imbaraga z'imico myiza. Ibi bintu ntacyo wakora ngo ubone ahandi ukebereza uhaha umunezero aho ushingiye n'ahantu, ibyishimo, ubuzima bwiza, kumva uguwe neza. Kimwe muri ibi kigweza ku bintu byinshi cyane. Rero cyane cyane icyo twashatse kuvugaho kuri ibyo bintu bitanu, Bibiliya yo iravuze ngo mu gice tugiye gusoma cyonyine ubwacyo gusa dushaka kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva kandi aha agaciro, ni amagambo Yohana wanditse impapuro ze, inyandiko ze ziheruka, yakoreshejemo aya magambo ngiye gusoma. Aha yanditse agira ati, yavuze ibintu byinshi cyane, aza kuvugamo amagambo navuga ko buri wese yakumva. Haranditse ngo ukundwa ndagusabira, niyo rwa mbere rwa gatatu rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa kabiri, aho yanditse agira ati ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga kuko umutima wawe uguwe neza. Ahangaha ukundwa ndagusabira ngo ugubwe neza muri byose. Muri byose rero n'ibi birimo. Aha ntabwo ndi bujye kure cyane kuri byo, ahubwo mu Efeso igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 15 haranditse hagira hati, maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, bashimira Imana urudaca nkabasabira ko nsenze. Umurongo wa 17
kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa mu buzima mwimenye. Bigaragara neza ko dufite ubwiru bw'ibintu bikomeye cyane tugomba kugira, ariko twese dusabwa guha agaciro kandi tukazirikana. Ndagira nti hatagiyemwo byinshi cyane muri Zaburi 144 umurongo waho wa 12 naho hatubwira amagambo nkayo asa n'aremereye, ariko wenda benshi batazi batumva ntibamye kuri agaciro. Fati haravuze ngo kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti bikuririza bakiri abasore, n'abakobwa bacu mbere nk'amabuye akomeza kuruka abajwe kuko abaza amabuye arimbisha inyumba, ibigega byacu byuzure biri mu myaka y'imbuto zose, intama zacu zibyarira ibihumbi n'inzovu mu rwuri rwacu, ngo amapfizi yacu agire imitwaro iremereye, ngo he kugira abatwaranira mu byuho cyangwa abasohoka kurwana, kandi mu nzira zacu he kubamo imiborogo. Hari ubwoko bumera butyo, hari ubwoko bufite Uwiteka w'Imana yabwo. Angayo amahirwe yarangiza dukwiriye kugira ubwoko bwiza, abasore beza, abakobwa beza, imyaka myinshi, amatungo meza kandi agwiriye, ariko tukagira n'abantu batari amabandi, batari abajura, batari abicanyi. Yarangiza ntitugarukiraho, hahirwa ubwoko bumera butyo, hahirwa n'ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabwo. Ni ukuri ngaya amagambo nayo muyazirikane yo muri Zaburi 144:35. Hahirwa ubwoko bumeze butyo, hahirwa ubwoko bufite Uwiteka w'Imana yabwo. Ubu bwoko buba buhiriwe cyane byonyine ubwabyo gusa. Ngiyi impamvu yatumye dushaka gukurikiranira hamwe ngo turebe neza icyo twakurikirana kuri ubu buzima bw'abantu. Mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wacu wa kabiri haranditse ngo mu isubi iheruka ikigo cya paje 466 y'Ibihamya umuzingo wacu wa kabiri haranditse hagira hati ni amagambo yavuze mu 1900 aravuga ati amezire que nous approchons de la fin de temps, uko turushaho gusatira igihe cy'iherezo, nous devons accorder de plus en plus d'importance aux problèmes de la réforme sanitaire et de la tempérance chrétienne, représenté avec tout le plus de force. Uko turushaho gusatira iherezo ry'ibihe, niko dukwiriye gushyira umwete cyane mu kamaro k'ikibazo cy'ubugorozi bw'iby'amagara mazima no kwirinda kwa Gikristo, kandi tukabyerekana dufite imbaraga. Tugomba kwerekana ibintu bibiri: ubugorozi bw'iby'amagara mazima no kwirinda kuba abakristo, kandi nabwo tukabyerekana nta sendwe, nta bwoba, nta pfunwe, tukabyerekana dufite imbaraga. Continuellement, nous devons faire tous nos efforts pour instruire le monde, non seulement par nos paroles mais aussi par la pratique. Tugomba guhugura rubanda tukabigisha tutanyuriye mu magambo gusa, ahubwo tunyuriye no mu bikorwa. Lorsque la pratique est unie au précepte, l'influence est immense. Iyo ibyo uvuga bijyana n'ibyo ukora, icyitegererezo kiraguka. Rero ku bw'ibyo tugomba kuzirikana neza, byanze bikunze tugomba gukora ati c'est le plan de la toute véritable campagne en faveur de la tempérance. Tugomba guhaguruka tukarengera nibura yamamazwa ryo kwirinda. Nous sommes appelés à travailler avec une énergie plus humaine. Tugomba gukoresha imbaraga zirenze za kimuntu, avec la puissance qui est dans le Christ Jésus, ndetse tugakoresha imbaraga ziri muri Kristo Yesu. Celui qui s'abaissa à prendre la nature humaine, yaremeye yambika kamere muntu. Peser nous montrer comment nous devons conduire les combats. Kuri iyi ngaruka yo kurinda amagara y'abantu, Yesu azatuba iruhande, azadufasha kandi azatwereka uko turwanya iyo ntambara. Ngaya amahirwe byonyine ubwabyo tugomba kuzirikana. Birebana n'ibi bintu nabyo ubwabyo gusa turabisanga mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu. Bavuze ngo pour une hygiène complète, kugira ngo tube dufite isuku isesuye. En définitive, la santé totale consiste à assurer un fonctionnement normal de toutes les facultés. Ubundi burya amagara mazima yuzuye ashingiye ku mikorere myiza kandi ikwiriye y'ubushobozi bwose buri mu muntu. Iyo impagarike yawe yose ikora neza, yarangiza ijisho rikora neza, ugutwi gukora neza, umutsi ukora neza, igufa rikora neza, umuhoro ukora neza, umugongo ukora neza, impyiko zikora neza, umwijima ukora neza, amara akora neza, igifu gikora neza, yarangiza ibikuriho byose bigakora neza, ngiki cyo bita amagara mazima.
Epati kubera iki? Soit physique, yaba impagarike, mental, imitekerezo, spirituelle mu by'umwuka. Chaque groupe se maintient grâce à tous les équilibres particuliers. Yarangiza buri tsinda ryose ryihuriza hamwe n'imbaraga yaryo rigakora neza rigahagarara neza hakurikijwe imikorere yaryo. Les mesures à prendre pour la conservation la conquête de la santé forment une des branches de la médecine. Ni ukuri ubundi gahunda nziza yo kurinda amagara yawe cyangwa kuyahindura ngo asubire ku rugamba rwo kwirwanaho mu buryo bw'amagara mazima ni ishami ry'ubuzima. Icyo ni ishami ry'ubuvuzi, ni ugusubiza umubiri, ni ukurinda umubiri w'umuntu, ni ukuwusubiza mu mwanya wo kwirwanaho. Qu'est-ce ni iki cyakorwa? Serigene by'umwihariko ikintu cy'inkingi ya mbere ni isuku isukuye. Ufate dans ses applications particulières, elle est plus préventive que thérapeutique et dans l'homme à lutter contre toutes les influences nocives. Ibi rero kugira ngo bigerweho, impagarike yawe ikore neza, amagara mazima aboneke, yarangiza ibintu byose bigerweho, bizagusaba ibintu bavuze ngo by'umwihariko ni ugukingira imirire et dans l'homme à lutter contre toutes les influences nocives. Maze imirire yawe ikagufasha guhangana n'ibintu byose bivugwa nabi. Physique bigwa nabi impagarike, mental bigwa nabi ubwenge, intekerezo, moral n'ibigwa nabi ubwenge bukwiye gutungana. Tugomba kumenya neza ko isuku isesuye ishingiye ku mirire muntu, kandi iyo mirire niyo irwanya ibigwa nabi umubiri wawe, kandi bikugwa nabi bigwa nabi impagarike, bikagwa nabi intekerezo, bikagwa nabi ubwenge bukwiye gutungana. Kiraseye et s'adapte aux divers milieux avec le cœur, il est en contact cyane cyane ibikugwa nabi bikakwegera cyane, yarangiza n'umushyikirana nabyo. Suivant la discipline qui l'intéresse, répète mental, alimentaire, sexuel, etc. Kurikije ibyo bigomba kwitonderwa kandi bigira isuku by'umwihariko bigomba kwitabwaho ni intekerezo, ni imirire, ni imibanire y'abashakanye. Son objet principal est de favoriser le déroulement normal de diverses fonctions qui constituent l'organisme. Ubundi mu nyabwo iyo suku isesuye ni ugufata neza imigenzereze n'imikorere inyuranye y'ingingo zawe. Iyihe rero? Respiration by'umwihariko nk'umuhumeka, circulation nk'imitemberere y'amaraso, nutrition nk'imirire yawe, elimination uko usohora imyanda, coordination uko umubiri wawe ukorana, culture physique uko umenyereza umubiri wawe. Ubundi isuku aho igomba kuboneka, yaragize impagarike yawe ikaba nzima, nawe ukabigiramo uruhare wowe ubwawe. Barakubwiye ngo ni imikorere y'ingingo arizo ubuhumekero, imitemberere y'amaraso, intungamubiri muri wowe, uko usohora imyanda, uko umubiri wawe ufatanya, ni akamenyero k'impagarike yawe. Ngibyo ibintu uri gusabwa ngo byanze bikunze umenye neza aho bakomora amagara mazima. Rero nubwo twari twerekeje aho, ariko dufite ingingo z'ingenzi zatumye dushaka ngo nibura buri wese agaragaze gukurikirana byo mu rwabyo gusa nta burangare, dusabwa kumenya no gusobanukirwa mu gihe iki ngiki kugira ngo tubashe kumenya neza uko ubuzima bwacu bwaba buhagije. Rero ndanyurira mu mashami abiri y'ubwayo gusa nakunda ko buri wese akurikirana kugira ngo ni amashami turavuga ku mwijima gusa, ziriya nkingi zose ntabwo tuzisobanura, ahubwo turavuga ku mwijima twongere tuvuge ku myororokere cyangwa se ku myanya ndangagitsina, icyo umuntu yakora ngo abe ari kurinda aho hombi. Mu gitabo cyitwa kurya no gukiza, paje 222 manje egese, icyo gitabo cyitwa paje ya 222 haranditse hagira bati hepatisme chronique. Igihe cyose umuntu abana n'umwijima wabaye akarande, bisaba iki? Byonka ubwabyo gusa. Reka nse nurangira abantu ndaza kubivugaho gato cyane, ariko mbwiye abantu bose bashaka ko babana n'umwijima bakomora ku babyeyi, babana n'umwijima bakomora kuko bavutse bakarya nabi, babana n'umwijima kuko batagize amahoro mu buzima, babana n'umwijima kuko banze kumenya uko byaramutse ngo babyihanganire, yarangiza bakaba ihererekanya imbaraga ryaragize ibyo bitwara, imirire yawe yaragize icyo bitwara, indyo imwe yaragize icyo bitwara, umubabaro wawe waragize icyo bitwara. Ibyo bintu bwazo gusa ugomba kumenya ngo uyu mwijima
umwijima w'akarande mugire nti bizagusaba ibi biribwa bikurikira tugiye gusoma. Ku bari hafi mu karere ibumba ribari hafi bashobora kurinywa ry'icyatsi kibisi, bashobora kurya intoryi kenshi. Aba bantu bagomba kurya avoka, biremewe ntabwo itera umwijima. Aba bantu bakeneye ingano, aba bantu bakeneye karoti, ubwo bakeneye seleri, bakeneye amashu mabisi, bakeneye inkeri, bakeneye ibishyimbo by'umutonore, bakeneye onyo, bakeneye amaronji, bakeneye pamplemousse, bakeneye persile, bakeneye puwaro, bakeneye pome, bakeneye ibirayi maganda, bakeneye ibinyomoro, bakeneye inzabibu. Abo navuze ko ari abo mu karere. Abatari ku yindi migabane ni Buraya, ni Aziya na Amerika, kuko nabo bose namwe murabizi ko turi kumwe. Mwebweho mukeneye n'ibyitwa artichaut, mukeneye ibyo bitwa asperge, mukeneye imbuto zitwa kasi, mukeneye imboga zitwa serifeye, mukeneye ndetse n'utwitwa ciboulette, yarangiza mukamanuka mugafata utwitwa groseye, yarangiza mukamanuka ukajya imbuto zitwa myrtille, yarangiza ntimugarukira gusa mugafata izitwa pamplemousse zirahari, yarangiza mukazafata imbuto zitwa poire, mukamanuka ugafata imboga bita rhubarbe. Izi mboga byose tuvuze ntabwo bavuze ngo uzabihurize ku isahani imwe, icyakora biraboneka kenshi. Ubwo gufata umwijima wawe neza, zirikana neza ko nk'uko imodoka bayihaye esanse, ibyuma byayo bakabiha amavuta, yarangiza n'imodoka ntabwo zihura, hari izihabwa mazuti n'izihabwa esanse y'ubwayo. Gusa tuba tugomba kubaho iri kwakira ipatara rya peteroli ntushyiramo esanse, ahubwo ushyiramo peteroli ubwayo. Yarangiza uba ugomba kumenya ko ingingo zawe nazo zikwiriye gufatwa neza, zikazirikanwa, ukamenya ngo zariye cyangwa zabwiwe, zirarwaye cyangwa ni nzima, ukamenya uko zikingirwa n'uko zirindwa, ukamenya uko zivurwa n'uko zitabwaho. Ubundi ni uburyo bwiza bwo kubaho, kuko umunezero dufite ku isi Imana idushakira ni ubwenge, ni amagara mazima, n'imico myiza. Kandi nawe wamaze kureba ibyakurera umunezero ko byanze bikunze ari ubwonko buzima, impagarike nzima, imyanya ndangagitsina ikora neza, gutunganya inshingano ushinzwe, imico myiza. Izi nkingi umuntu agombaho kwishima mu buzima bigomba kwitabwaho no kuzirikanwa cyane, kandi buri wese akumvamo inshingano imureba yabyo, ntawe uguhendahenze, ahubwo ugahendahendwa no gusobanukirwa kwawe. Ngiyi ngingo y'ingenzi nakumva. Dore ibintu utakoresha mu gihe cyose ushaka gukingira umwijima. Ibyo bita inzoga, inyama zibese, n'izindi zose, yarangiza ni shokora, ni urukoko rw'amata bita creme fraîche, ni mayoneze urayirinda, yarangiza kurya ibiguruka, yarangiza isukari ndetse na vino, yarangiza hari abakubwira bati ni kaze rouge ntabwo gasindisha, kubera iki se wagahisemo ukanywa imitobe. Uba ugomba kumenya neza ko hariho ibyo umubiri ukunda ari icyaha kibikunze ukiyonona. Noneho ku bw'ibyo inzoga, inyama zibese, shokora, urukoko rw'amata, mayoneze, ibyo byose, inyama z'ibiguruka, ibyo byose urabireka, isukari ndetse na vin cyangwa se vino. Iyo noneho ku bw'ibyo aha hose nta kindi waba uri gukora keretse gukingira umwijima. None se biragenda bite? Bigenze bite? Il est habitué de considérer le foie comme responsable de certaines malaises. Nta nubwo wawukingira utazi kumera iyo nyirawo yamerewe nabi, ahubwo ukwiriye kumenya neza ubumwe mu bubabare bwerekana ko umwijima udakora neza. Manque d'appétit, iyo ubaho gusa mu bwago gusa ntawe utonekara, atari umuco karande, atari umubabaro, ariko ukumva wabuze kuryoherwa kandi uri ku meza. Uko kubura kuryoherwa ni ikimenyetso cy'uko mu mwijima hatakoze neza. Langue chargée, iyo wumva mu kanwa hasa nahuzuye ibintu bitameze neza, amakakama, amazi, ibintu bimeze nk'amavuta, ibikururuka, gusharira, uba ugomba kubyumva. Maux de tête, igihe ukunda kuribwa n'umutwe, ukumva buri gihe umutwe wawe uraremereye, ntabwo umeze neza. Je ne vois l'odeur dans la région de cet organe,
iyo wumva utaguwe neza mu mwijima muri urwo ruhande rw'iburyo cyangwa se harimo n'uburemere bisa n'ubikoreye nk'ibuye uzabizirikane umwijima utameze neza size prise buzete suva bariye iyo wumva buri gihe mu bwenge usa n'utagaranye usa n'ujarajeye mu bwenge noze uri umunyeseseme vous avez de la bouche indésagréable de beurre ugasa n'umuntu wariye itotwa ry'amavuta mu kadubishye votre faille fatigué icyo gihe umwijima wo kubwiye ngo ndananiwe vous avez besoin de nettoyer de drainer icyo gihe uba ukeneye ko umwijima wawe ugomba kuwoza kandi ukawukuramo imyanda ubundi iyo bavuga icyo bita drainage ku babizi nababona ahantu bahinga mu bishanga iyo uhinga mu bishanga ucamo imiferege iyo miferege igahurira mu ndi muferege munini cyane bawita mukonozi uwo gukonoza amazi uyamene wenda hatemba kugira ngo ubutaka ushaka bwumuke buvemo amazi noneho icyo gukora nicyo bita drainage n'umwijima nawe ukeneye drainage ukeneye kutajejeta ukeneye kutabika amazi dore ko benshi hari n'igihe bibaho y'amazi akazaba menshi umwijima ukazaremera yarangiza amaherezo umwijima ukazagira bituma amaraso agenda akonje akazahinduka amazi noneho ukagira icyo bita acide noneho kubw'ibyo uba ugomba gukora icyo bita drainage wabasha ukoze iki commencer par adopter régime sain ushaka gutuma umwijima umera neza abanza kurya ibyo kurya byiza supprimer les graisses animales sucre et charcuterie bati banza uhanagure icyo bita supprimer les graisses animales amavuta yose akomoka ku nyamaswa kuraho yarangiza ntabwo tukunyaza ibiryoshye ahubwo tugushakira ubuzima buryoshye ibintu bibiri iyo ubuzima buryoshye biruta ibyo kurya biryoshye urwaye noneho kubyibyo ahangaha ikindi uzakuraho igishobora kumwijima mwiza ni isukari noneho kubyibyo n'inyama zibese consommer beaucoup de fruits ubwo umaze gukuraho amavuta akomoka ku nyamaswa ugakuraho isukari ugakuraho inyama zibese consommer beaucoup de fruits bazakoresha imbuto nyinshi byonyine ubwabyo gusa y'amoko y'imbuto kuva kuri ane kugeza kuri atanu uzayakoreshe mu gitondo uzaba uri mu buryo bukora drainage y'umwijima noneho kubw'ibyo des légumes verts comme les poireaux, les céleri, les choux gris, ciboulette, oignons, mais aussi des carottes et des navets. Ikindi uzaba ukeneye kugira ngo umwijima ufate neza hirya yo gukoresha imbuto uzakoresha n'imboga rwatsi ntabwo mvuze kubivanga izo mboga uzatoranya mu buzima ni za zindi abantu benshi cyane batakunda gukoresha nk'imboga za puwaro ibitunguru bya puwaro ntabwo bikunda gufatwa nk'ibyo kurya ntabwo wabona umuryango wicaye ngo utegure ibirayi utegure ibitoke utegure puwaro ushyiremo inyanya yarangiza mu kanya gato niba bamara guhisha be kwirirwa bakaranga ahubwo nibahenga babitetse byoroshye maze bashyiremo ubunyobwa barye mu gitondo ifu yabwo cyangwa iya soya cyangwa se amavuta ya sezame cyangwa se erayo bayisuke hejuru cyangwa se amavuta y'ibihwagari yarangiza ngo barye bazi neza ko bariye neza ndasubiramo ni ibirayi ni ibitoke ni puwaro yarangiza ndetse n'ubunyobwa yarangiza cyangwa se ibindi binyamavuta byoroshye bitari bikomoka ku nyamaswa icyo gihe uzaburiye neza uravuze ngo ni kwa puwaro imboga za seleri amashu mabisi izitwa ciboulette onyo irazwi cyane ni aussi des carottes et des navets yarangiza umuntu ushaka gufata umwijima neza nakora ibyo bintu tumaze kuvuga haruguru narya imbuto mu gitondo narya imboga rwatsi maze abikurane yafati mu mbuto zindi bazakunda manger des pommes des poires des raisins gerageza gufata nka pome ufata inzabibu ndetse n'izo bita poire nubwo benshi batazibona ariko nibura aho ngaho wicaye iwawe tugatangare umuntu ashobora gufata ibihumbi 2,500 akagenda akagura pome 10 igihe aziramukanye aho yari gutanga kuri moto akagendesha amaguru maze akazana agatanga irobo wenda rya 200 rya 2,500 n'ubundi agatanga 5 akabaza ngirobo ry'inzabibu akazana na pome 10 akicara mu muryango we umugore agafata imwe umwana agafata indi umugabo agafata indi buri wese agafata ibyiko bibiri bya zanzabibu yarangiza bakanywa kayi katime mu gitondo bakamenya ngo umwijima bawukoreye drainage yarangiza mbese muri uwo munsi umwijima umeze neza urakeye nimugoroba bakirira za mboga zabo twabonye singomba kuba zihuza
ariko bakamenya ko baziriye. Ndetse ukurikije uko amajyambere ameze, ka puwaro na seleri na shu na onyo wabifata akabisya, cyangwa se agafata karoti izitwa nave zigiye kumera nka karoti n'ubundi nabyo akabisya n'amashu, yarangiza akenywera umutobe wazo, yabafasha umwijima neza. Bati vous êtes motivé et avec de la volonté, niba ukabakabwe kandi ukagira n'ubushake, respectez un jour de jeûne par semaine, vous ne boirez que de tisane. Niba ushaka gukamura, niba uri umuntu w'umunyabushake, ukaba n'umuntu ukabakabwa wumva vuba, utari babandi bafite ubwonko buremereye nk'uburambitseho amabuye, uzafata umunsi umwe mu cyumweru uje wirirwa utariye zaba za mbuto zaba bya byo kurya, maze winywere icyayi cy'ibyatsi binyobwa, izo bita tisane. Wakoze icyo bita decoction cyangwa se infusion, yarangiza n'uburyo bubiri bwo gutegura. Wenda ugateka romare ni kimwe, wenda ugateka imbatabata ni ikindi, wenda ugateka mante icyo ni ikindi, wenda ugateka amababi ya avoka icyo ni ikindi, wenda ugateka amababi y'umukeri icyo ni ikindi. Ibi byose ni ibyatsi bishobora kunyobwa comme tisane. Wenda time, romare n'ibindi byinshi cyane by'ibyatsi binyobwa bitari cyayi kivura amaso, ahubwo nibyo impamvu yatumye twita ku mwijima. Akaba rero ntongera gusubiramo, iyo ubura kuryoherwa, iyo wumva mu kanwa habishye, iyo ukunda kuribwa n'umutwe, iyo wumva uremerereye mu ruhande rw'iburyo aho umwijima uringaniye, iyo wumva usa n'uribwa, iyo wumva wowe ubwawe ufite agaseseme, iyo wumva usa n'uwariye amavuta y'itotwe, iyo wumva buri gihe umwijima wawunaniwe, baravuze ngo zawujya uwoza kandi ugire. Uzakora iki? Kuraho amavuta akomoka ku nyamaswa, kuraho isukari n'inyama zibese, jya wirira imbuto amoko menshi, jya wirira imboga rwatsi. Kandi rimwe na rimwe muri izo mboga mu mbuto bazivuze ni pome, ni poire, ni inzabibu. Yarangiza mu mboga ni puwaro, seleri, shu, amashu mabisi, siburete, onyo ndetse na karoti na nave. Uzafate n'umunsi umwe wo kwiriza ubusa. Aha ndatambutse icyo nashakaga. Ubwoko bw'ibyo kurya bikenewe twabuvuze, muzanabona ku rwego rw'isi muri ibi byogajuru, kuko byanze bikunze ibyigwa bigomba gukurikiranwa, kandi buri wese ni uruhare rwe, dore ko burya ubuzima butagira idini, ahubwo buri wese yaba umupagani cyangwa akaba umukristo, yaba uwemera Imana n'utayemera, buri wese ahari hose ubuzima ni isoko rusange, aho buri wese amenya aho bigurirwa yajyayo. Ku bw'ibyo rero niyo mpamvu zirikana ngo inkingi eshanu zo kwishimira ubuzima ni uko wagira imbaraga z'ubwonko, ni uko wagira imbaraga z'impagarike, ni uko wagira imbaraga z'imyanya ndangagitsina, ni uko wagira imbaraga zo gutunganya inshingano zawe, ni uko wagira imbaraga z'imico myiza. Izi nkingi nizo nkingi eshanu zo kwishimira kubaho. Noneho ku bw'ibyo akaba rero tugiye kujya ahandi gato cyane, nabwo turi bugerageze gusa n'abahatindaho gato, kugira ngo nibura buri wese abashe kumva ibisabwa n'ibibuzwa, kugira ngo tubashe kubaho ariko tunazi ngo turi mu biki. Ubuzima bwa muntu bugizwe n'icyo bita sexualité. Igituma Imana yakuremye ari umuhungu ikakurema uri umukobwa, hari impamvu. Ndetse Pawulo Bibiliya yabivuzeho neza, aravuga ngo kuko umugabo adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugore we. Kandi akongera akavuga ati kandi kuko umubiri w'umugore udatwarwa nawe ahubwo utwarwa n'umugabo we. Ni imvugo ya gipfura ivuze ngo umwe ntiyashobora kwinezeza. Noneho ku bw'ibyo Bibiliya nta kigisigaza, ahubwo Bibiliya byose bibonereye ababoneye. Impamvu umuntu akura bamwita akagabo, undi akagura bamwita muka runaka, nuko buri gihe umusozo wo kubaho kw'abantu b'ibyo bitsina byombi ari ukubana. Noneho ku bw'ibyo kandi buri wese agakora icyo Imana yamugeneye ko akora, ni umunezero utari uwawe, ahubwo ni umunezero Imana iba yarakugeneye byonyine ubwabyo mu buzima. Izi ngingo Imana yaduhaye nazo zirarindwa, ndetse abahanga bo bavuga ko zikwiriye kurindwa gusaza, ndetse ngo iyo zishaje mbere y'imyaka yawe umunezero wo kubaho uburangiye. Niyo mpamvu ari ngombwa ngo mubizirikane, mwe kurangara byonyine ubwabyo gusa. Haravuze ngo
ni wenda nituhagera ngashaka kugira icyo mbavugaho ndavuga mwo gato cyane aho bavuze ngo pour retarder le vieillissement nous retrouvons les principaux nutriments étudiés ci-dessous kugira ngo dukereze ubusaza dusabwa by'umwihariko kubona ingingo z'ingenzi z'imirire zavuzwe haruguru. Tugomba kurya ibyo kurya bifite icyo bita selenium, zinc, vitamine A, vitamine C et vitamine E. Izi ni mirire itanu niyo mirire ikereza gusaza atari ku ruhu gusa, atari ku musatsi gusa, ahubwo no mu myanya ndangagitsina. Usabwa kurya ibintu bita selenium, ukagira ibyo kurya bifite zinc, ukagira ibyo kurya bifite vitamine A, vitamine C na vitamine E. Ces 5 nutriments sont les antioxydants de base. Iyi mirire y'uburyo butanu ikereza umugese no gusaza kandi by'urufatiro qui permettent de freiner le vieillissement, akabiha imirire ari ikereza ubusaza. Ils sont inclus dans tous les programmes anti-vieillissement. Ikaba rero iyi mirire ari ishyirwa mu rutonde rwo gukereza gusaza préconisé par le nutritionniste et gérontologue américain. Abahanga b'abanyamerika bashinzwe imirire n'imikorere y'umubiri w'umuntu bazi ko ibikereza gusaza ari selenium, ibikereza gusaza ni zinc, ibikereza gusaza ni vitamine A, ibikereza gusaza ni vitamine C, ibikereza gusaza ni vitamine E. Iyi mirire uko ari itanu ngiye ibyo tugiye gutsindaho muri uyu mwanya kugira ngo buri wese yumve ko byanze bikunze tugomba kubyitaho kandi kuko n'ubundi ushaje imburagihe wagira umubabaro mu buzima. Niyo mpamvu aravuze ngo la nutrition est ici d'une importance capitale. Imirire hano bigaragara neza ko ari ihame ry'ingenzi kandi bikaba n'igishoro nyamukuru. Par exemple, certaines impuissances masculines ou frigidité féminine peuvent être dues à des troubles hormonaux et dans une bonne mesure corrigés par la prise de nutriments bien choisis. Bizwi neza ko imirire muntu ariyo y'ingenzi by'umwihariko iyo ubushobozi bwa kigabo bugabanuka, iyo ku gitsina gore babura ubushake bw'imibonano, nta kindi wabyitirira, wamenya neza ko il est dû à des troubles hormonaux. Intandaro y'ubushobozi buke bwa kigabo, intandaro y'ubushake buke bwa kigore, byonyine ubwabyo gusa ni imvururu mu misemburo ngengamubiri, trouble hormonal. Noneho kubw'ibyo nta kundi, bamwe babyita amarozi, abandi bati nuko nashatse nabi, abandi bati ni infection. Yego iyo byose uko babyitirira kose biravuze ngo imisemburo yigabanutse mu mugabo ubushobozi buragabanuka, yagabanuka mu mugore ubushake bukagabanuka. Noneho kubw'ibyo kuki se ari ngombwa ngo byigwe mu gihe nk'iki ngiki? Kandi kubera iki? Nuko ari icyorezo cyasenye ngo cyasenye imibano, hari naho cyasenye ubuzima. Hariho abantu bahitamo kwiyahura igihe babona ibyo bashaka bitagezweho. Byonyine ubwabyo gusa. Hariho abantu mu buzima bwabo n'uwamuha amafaranga, n'uwamuhika byose, uwamunyaga amafaranga afite yose ariko akamuha ubwo bushobozi, yanezerwa. Niyo mpamvu nabyo bigomba kumenywa epati dans une bonne mesure corrigé par la prise de nutriments bien choisis. Akaba rero mu rugero rwiza umuntu ibintu ubushobozi buke bwa kigabo, ubushake buke bwa kigore, umuntu nta kindi yabikosoza by'umwihariko elle peut être corrigée par la prise de nutriments bien choisis. Gikosorwa n'imirire myiza kandi yariwe neza. Iyo mirire rero yaba ari iyihe? Kuko niwo mwanya twatanze uyu munsi nawe utange kugira ngo byanze bikunze n'umurongo w'ubuzima mugari uhurirwamo na benshi. Cyo nakwita ngo uhurirwamo na bose. Les antioxydants ont une place de choix. Noneho ikibanze ni indyo irinda umugese, izo bita antioxydants. Nibyo bya mbere wahitamo vitamine A, C et E, zinc, selenium, exteine. Uzaba ukeneye vitamine A, irakenewe mu gusazura, irakenewe vitamine E ni ugutera imbaraga n'ubundi myororokere, C ni uburyo bwo gukingira ngo ibyurizi bitaza, zinc ni imikorere myiza yo gutuma, selenium ni amahoro yo mu bwenge, byonyine ubwabyo gusa, niyo exteine niyo kurema ibyo navuga ngo n'ubuvungukira
bwonyine ubwabwo gusa bw'ubushobozi bwatuma ingingo zawe zishinzwe kororoka zikora neza. Il intervienne sur un plan général en freinant l'oxydation des radicaux libres. By'umwihariko ibi byo kurya bifasha muri rusange, muri gahunda rusange, bigakereza ingese ndetse no kuburizamo ibizerera mu mubiri biwonona. Arita contre le processus de vieillissement. Izi bintu bivuzwe hano nibyo bikereza gusaza kw'ingingo, bibuza ibitera umugese kuzerera muri wowe bikabisohora ibyo bita radicaux libres, yarangiza bikongera bikabuza uwo mugese gufata ingingo zisaze, yarangiza wowe ubwawe bigatuma ingingo zawe zihorana itoto imbere n'inyuma. Si ajoute de la phénylalanine, de vitamine B1, B3, B6, B15, iode, cuivre, vitamine E, de même que l'octacosanol et le ginseng. Akaba rero dore ikindi cyongerwaho nakitwa phénylalanine, yarangiza vitamine B ya mbere, B ya gatatu, B ya gatandatu, B ya 15, akitwa iode, yitwa cuivre, yitwa vitamine E, ndetse hirya yaho ukeneye n'ikiribwa cyitwa ginseng. Yarangiza ndagira nti wenda kuko tugiye gucokombora akagingo ku kandi buri wese agerageze kwandika no kumva, n'abatazi kwandika ibintu byo kumva ugafata vuba kiretse amazimwe, no ibyo kwiga byo bisaba kwandika. Naho ubundi ugututse n'ukuzimuriye urabifata vuba, ariko iyo ari ukwiga ibizagukiza bisaba kwandika. Niyo mpamvu Imana tutanemeranya n'abantu bavuga yuko kwiga atari ngombwa, kuko byonyine ubwabyo gusa uzi kubwira umuntu ngo kino gihe kwiga si ngombwa uri kumusomera. None si gusoma warakweretswe. Tuzi ko nawe wabanje kwiga kugira ngo umenye gusoma. Tuzi ko uwo muntu azamenya no kubara. Tuzi ko azamenya no kwandika no guciriranwa no kugarura. Tuzi ko ibi byose bisabwa gusoma. Tuzi se kwizera nyako ko kongeraho ingeso nziza ukazongeraho kumenya. Mbese kumenya tuzi ko bisaba ishuri. Noneho byonyine ubwabyo gusa. Ubu surazi ngo uziga moto utazi uko bayatsa. Tuzi ko uziga n'amategeko y'umuhanda. Arega ubu Kristo ntabwo bukuraho ubwenge busanzwe, ahubwo bunyuza ubwenge busanzwe mu nzira ikwiriye. Noneho kubw'ibyo byonyine ubwabyo gusa. Ku ishuri ntabwo haba ikibazo, ahubwo nko kujya kwiga ubwenge uvanye ukabukoresha ibibi. Ahubwo ugomba kwigisha gukiza isi, yarangiza n'uburyo bwo kwitabara. Aha tugeze byonyine ubwabyo gusa haravuze ngo source de nutriments utile ou indispensable pour la préservation des fonctions sexuelles. Dore isoko y'imirire myiza kandi y'ingirakamaro ikenewe mu kurinda no gukoresha neza imyanya ndanga gitsina, kugira ngo imyanya yaba ari nyababyeyi ikore neza, yaba ari imiyoborantanga ikore neza, yaba ari imirerantanga ikore neza, yaba ari umura ukore neza, ubundi kuvuga mu ruhande rw'igitsina gore, yaba ari igitsina ubwacyo ikore neza. Byonyine ubwabyo gusa hariho imirire myiza. Igitsina gabo nabo yaba ari udusabo, yaba ari prostate, yaba ari igitsina ubwacyo gusa, byonyine ubwabyo gusa, kugira ngo nabyo bikore neza, kugira ngo imisemburo ngengamubiri iboneke, kugira ngo izitwa za hypophyse zikore neza, izo bita imvubura zose zikorane neza, zizarimo imisemburo, umubiri wawe mbese umere nkaho ari umugezi utarakamye. Byanze bikunze bisaba imirire myiza. Iyo mirire myiza reka duhere kuri vitamine A. Iyi vitamine A uzayisanga muri ibi bikurikira byonyine ubwabyo gusa. Uzayisanga muri karoti, muri epinari, muri tomate, mu mboga zose z'icyatsi kibisi rwatsi, mu kigori, mu gihaza no mu ironji. Aha turatangiye. Ukeneye karoti, ukeneye epinari, ukeneye tomate rwo runyanya, ukeneye imboga bita leti, ukeneye imboga zose z'imboga rwatsi izibaze, ukeneye ikigori, ukeneye igihaza, ukeneye amaronji. Aha hantu nuhazirikana neza ubwo vitamine A naho bayikura, kandi unibuka ngo ni source de nutriments utiles et indispensables pour la préservation des fonctions sexuelles. Iyi niyo soko y'imirire y'ingirakamaro kandi ikenewe mu kurinda no gukoresha neza imyanya ndanga gitsina. Vitamine E. Iyi vitamine E nayo ikomoka muri germe de blé, noisette, végétaux à feuilles vertes, céréales complètes.
bizagusanga vitamine nta handi wayikura keretse mu ngano zimejeje cyangwa se mu mumero w'ingano cyangwa se mu mavuta yazo aho iboneka cyane cyane mvuze nko ku mugabane wa Amerika amavuta y'ingano ararema mu isoko nk'ay'ibihwagari. Ati ibimera byose bifite ibara ry'icyatsi kibisi gitsibaze ati ndetse n'ibinyampeke byuzuye. Ubwo ni igihe uriye ibirayi ibigori, ni igihe bitetse nk'impungure, ni igihe uriye impengeri z'amasaka, ni igihe uriye imbugu yuzuye ingano, ni igihe cyonyine ubwacyo gusa ushobora kurya umuceri udakoboye. Ibyo binyampeke byuzuye nabyo bikize muri vitamine E yo gukoresha neza kandi karinda imyanya ndangagitsina. Vitamine C, iyi vitamine C nayo irakenewe. Fruits frais, notamment groseille, fraise, citron, orange, mu mbuto zisoromwe ko kanya zitari maji zitari zuma, byonyine ubwabyo gusaba kukubwira ati imbuto zose nk'inkeri, ziko groseille, indimu, ama orange cyangwa se amaronji, cette fruit exotique comme le kiwi, arangiza n'izindi mbuto zitwa kiwi, ubona ko iyindi migabane barazizi bo cyane cyane nubwo hano iwacu zitaba cyane, iyo zihabaye zirahenda cyane. Yarangiza izi mbuto zirakenewe muri vitamine C, ni inkeri, ni groseille, ni indimu, ni orange, yarangiza niyo kiwi. Naho legume frais izi nazo hari imboga nazo zigifite itoto nazo zifite vitamine C zasumwa kandi notamment chou-fleur, hari nk'amashufrere, chou de Bruxelles yera ku mashu yimeze nk'ibiti, akera utwuntu tumeze nk'utubuto, brocoli ugendagira ngo yagiye kumera nka chou-fleur kuba yazi, poivron, pomme de terre et persil. Mu kirayi nacyo kirasebwa, yarangiza hamwe n'imboga bita persil. Vitamine C ikabibonetse nayo ituma uruhu rwacu rugira icyo bita excitation, umubiri wacu kugira ngo ushyuhe ukabakabwe ubwa ukanguke, ukeneye vitamine C. Zinc, iyi ngingo ya kane kuko zira ngingo zose mwumvishe twavuze turazinyuramo. Par ses propriétés antioxydants, les zinc joue un rôle important dans la sexualité, surtout masculine. By'umwihariko zinc ni ingirakamaro mu gukingira umugese, kandi zinc ni ingirakamaro by'umwihariko mu mibonano cyane cyane ku gitsina ku bantu b'igitsina gabo. Muri kino gihe niba ari umurego muke, niba ari gabanuka ryawo, niba ari ubushake buke, umuntu akeneye zinc. Ubwo cyane ni igitsina gabo. Il est essentiel au métabolisme de la testostérone, hormone sexuelle masculine. By'umwihariko zinc ifite akamaro mu iremeka ry'imbuto z'abagabo. Byonyine ubwayo gusa irakenewe. Kubw'ibyo ati il intervient dans la formation du sperme, ikaba rero mu mujago wa kigabo, il est impliqué dans le fonctionnement de la prostate, ikaba rero iri mu bintu bituma prostate ikora neza. Iyo ni zinc. Une carence en zinc est associée à une baisse de spermatogenèse, ikaba rero mu kurema imbuto za kigabo zinc yibuze nazo ziragabanuka. Igikeneye hehe, uzayikura hehe? Baravuze bati uzayikura aho tubona hafi hatwegereye cyane, baravuze ngo dare pepe de courge, by'umwihariko mu mbuto z'inzuzi z'ibihaza. Kuzihekenya birakenewe, ni ibiyiko 2 cyangwa 3 uhekenya, yarangiza ukabikora iminsi 7, yarangiza zinc yawe ikaba igiye ku rugero rwiza. Tukibuka n'amata ya soya, tukibuka na tomate, ibyo biri mu bintu bituma prostate ikora neza. Zinc rero ntabwo twirirwa tuyishaka henshi, ariko aho hose irahari, yaba no mu buki, yaba no muri onyo, yaba mu yandi mavuta asanzwe. Hano gusa aho batwegereje ni inzuzi z'ibihaza. Selenium, iyi selenium nayo irakenewe kuri bara abantu bombi, mu gitsina gabo n'igitsina kobwa. Céréales complètes, légumes secs, huile d'olive, ginseng. Ibinyampeke byuzuye birakenewe cyane muri selenium, birakize muri selenium. Ibishyimbo byumye, amashaza yumye, yarangiza ibyo bintu byose birakenewe, bifite ibyo bita légumes secs. Yarangiza amavuta ya elayo ndetse n'igiti bita ginseng. Ntabwo twakibona hari iwacu kenshi, ariko muri za alimentation, mu mavuriro acuruza ibiribwa byanyuze mu nganda nayo arabifasha. Nko muri Dina Pharma bagira ginseng, ndetse no mu yitwa Greenwood barayigira.
yarangiza ivyo irafasha mu gutuma selenium iboneka, yarangiza imyanya ubushobozi buke bwa kigabo bwari bugabanutse bukiyongera, kandi ntibigarukiraho gusa ahubwo ndetse no muri ubushake buke bw'igitsina gore nabwo bukiyongera. Cysteine noneho hari cysteine nayo irafasha mu mirire myiza ya muntu, kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva iri muri aye onyo ariko produire certaines céréales. Iyi cysteine iri muri tungurusumu, muri onyo irimo, mu bishyimbo ikabamo, ndetse hari n'amata yayigira, ndetse n'ibinyampeke bimwe na bimwe birayigira. Rero kubw'ibyo onyo, tungurusumu, ibishyimbo navuga ko byo bitwegereye kuri benshi, byongera ubwabyo ngo bidufashe mu gutuma tugira cysteine, kugira ngo mu gihe abantu baba bafite nk'abari kuzacura mbere cyangwa se bari kuzagira imbuto nke, yarangiza ziyongere biterwa n'iyo bita cysteine. Phenylalanine nayo irakenewe cyane, byongera ubwabyo gusa iri muri za acide amine essentielle zigera mu 8 zikenewe umubiri w'umuntu utarema, ahubwo byanze bikuze iyi phenylalanine irakenewe. C'est un acide amine essentiel dont les dérivés ont un rôle important au niveau cérébral et dans les sphères sexuelles. Ikaba rero phenylalanine ikorera mu bwonko no mu myanya ndangagitsina, sans oublier un effet antidépresseur, yarangiza ikabirinda abantu guhangayika, ubwihebe. On retrouve principalement dans les aliments riches en protéines. Akaba rero ibyo kurya byose bikize muri protéines birayifite, comme le soja, les épinards, le pois chiche, les cacahuètes. Akaba rero phenylalanine iri muri soya, iri muri épinards, iri muri amajeri y'ibisate, ikaba mu bunyobwa. Aho bose irahari. Phenylalanine irakenewe, ntibakubwiye ngo uzabivange byose ubirire umunsi umwe. Ubunyobwa na soya ntibyajyana, épinards n'amashaza na bunyobwa byajyana, épinards n'amashaza ndetse na soya byajyana, bikaba ukize muri phenylalanine. Ibi byose uzabigira akamenyero ku bana bawe b'ingimbi, ku bana bawe b'abasore, ku bagishaka, ku basaza, abo bose barabikeneye nibura 3 mu cyumweru. Vitamine B6 byo bita pyridoxine. Iyi vitamine nayo irakenewe cyane kubera elle détruite par la pilule contraceptive, cyane cyane yakenewe. Niyo mpamvu ku bantu bose barya ibinini by'iringaniza mbyaro bakunda kuyizimiza, kuko iyi vitamine B6 iyo unyoye ibinini byo kwa muganga byo kuringaniza imbyaro irashya. Niyo mpamvu abantu benshi cyane basigaye bakoresha ibyo binini, hashira imyaka yihaye agasanga gusama byanze, yarangiza agasanga imihango yaragiye nta kindi kibiteye, nuko iyi B6 izi pilule contraceptive birazitwika. Epati bizabyara iki rero? Par alcool et par certaines formes de cuisson. Iyi B6 ishobora no abanywanzoga nayo ziyazigenda zikayimara, yarangiza ndetse n'imitekere runaka yayimara. Les personnes ayant une alimentation riche en protéines doivent également prendre un supplément de vitamine B6. By'umwihariko abarya ibyo kurya bikungahaye muri protéines bakwiriye no kurya B6, aho bayikura muri céréales germées, mu binyampeke byose bimejejwe. Yarangiza legumes verts, imboga zose rwatsi zirakenewe, fruits n'imbuto nazo zirakenewe. Ibinyampeke bimejejwe ndetse ubwo bari nk'ingano, amasaka n'uburo biramezwa, ndetse mu majyambere yaraje ushobora no kuzimeza abantu kuzihekenya ukazisya ukanywa ikoma cyazo, ingwe ikoma cyazo, yarangiza ukazivanga n'imbuto ukanywa. Ni uburyo bw'ababugaruye umubiri kuri gahunda ndemano kandi ingingo irebana no kororoka. B3 vitamine B6 ou niacine ou acide nicotinique niko bayita, ou vitamine PP, yarangiza joue un rôle préventif dans les maladies cardiovasculaires, abaisse le taux de cholestérol, il tire dans les troubles mentaux et nerveux, participe à la synthèse de plusieurs hormones, notamment sexuelles. Akaba rero B6 akaba imwe mu mavitamine akingira indwara z'umutima, ikagabanya urugimbu mu maraso, ikaba ifite akamaro mu kubuza ubwenge kuburagizwa,
ndetse igatuma n'imitsi yumva itera neza cyane ikanakora neza ntiyipfundikanye, ikaba itagarukiye aho gusa, ikaba B ya gatatu ifite n'akamaro mu gutunganya imisemburo ngengamubiri ndetse by'umwihariko n'iy'imibonano cyane cyane testosterone y'umwihariko ku bagabo no ku bagore par exemple ainsi que des hormones thyroïdiennes insulinées. Y'umwihariko ikaba rero ku bagabo ibaha testosterone, naho ku bagore ikakoresha tiroide yabo nziza neza, maze yarangiza isukari ikaringanira mu mubiri bitewe na insuline ererarije mare pandi dare zarima, ikaba rero ari nyinshi cyane. B ya gatatu ntikunda kubura, ariko ahubwo imibiri yacu ishobora kunanirwa kuyikora icyo bita synthèse. Céréale complète irimo mu ngano mu binyampeke byuzuye, yarangiza ntigarukira aho gusa, ikaba mu mboga bita date yitwa figue. Ibyo byose harimo B ya gatatu. La vitamine B3 favorise la libération de stamine, une substance libérée au moment de l'éjaculation chez l'homme et l'orgasme chez la femme. B ya gatatu ikaba iri mu bintu bifasha abagabo gusohora, ikafasha n'abagore kubobera. Yarangiza irakenewe B ya gatatu ku bagabo basohora bitabagoye, ku bagore bakabobera bitagoranye. Iyo B ya gatatu rero irakenewe, yamaze kuvugwa ahiri. Impamvu yashatse nibura tubyige none, ibinyampeke byuzuye, imbuto zitwa date muzasanga muri za alimentation benshi no mu Rwanda zirimo, yarangiza ndetse n'umutini, yarangiza n'izitwa amande, ibyo byose birahari muri za alimentation. Akaba ku bagabo bizabafasha gusohora neza, ku bagore bizabafasha kubaka urugo mu koroha neza. On retrouve dans la majorité des aliments naturels, by'umwihariko ibyo kurya karemano biriwe nk'uko Imana yabiremye bikunda kuba bifite B ya gatatu yubatse ingo kuri benshi muri ubwo buryo. Hepfo harakomeje hati B1. B ya mbere nayo irakenewe. Jaune de blé, céréales complètes, noix, est détruite notamment par le thé. Ati B ya mbere iri mu ngano zimejeje cyangwa se umumero w'ingano, bikaba mu ngano mu binyampeke byuzuye, ntigarukiraho gusa, ndetse ikaba mu byo bita noix, noix de cajou, noix de coco, ibyo byose biba bifite n'ibikomoka farakomeza ati ikaba ishobora uyivanze n'icyayi kino te, ntabwo B ya mbere irarimbuka ntibikoze umurimo wayo. Nicyo gituma muri kino gihe cyacu aho igitsina gabo n'igitsina gore bayobotse icyayi muri za resitora, indwara y'igabanuka ry'ubushobozi bwo kubaka ntabwo benshi bakigeza ku myaka 35. Nta kindi kibiteye ari ukunywa icyayi kikarimbura B ya mbere, umubiri ukananirwa gufatanya gahunda zawo, yarangizwa bita organisation ikagabanuka byonyine ubwabyo gusa. Ntabwo rero kureka icyayi bivuze ngo kugitema kabiri, kureka icyayi ntibivuze ngo kuba umugorozi, nta nubwo bivuze ngo kukireka ngo ni imyuka iyobya, ahubwo buri gihe turira neza tukanywera neza kugira ngo umubiri wacu ube muzima, ukore neza, ugire ubushobozi. Nta kindi twaba dushaka ku isi kirenze cyo. Cuivre akaba rero dufite ikindi cyitwa umuringa cyo mu rwego rwitwa cuivre, intervient avec le fer et le cobalt. Mu myunyungugu ya fer n'itwa cobalt d'aromatopoïèse au cours de la synthèse de l'hémoglobine et dans les processus hépatiques. By'umwihariko cuivre ikoresha neza mu gutunganya amaraso, igakoresha neza umwijima wacu, sorore et prépondéra dans la lutte anti-cancéreuse. By'umwihariko bikingira kanseri cyangwa se indwara ya kanseri. Source principale no wayikura hejo ni ingano zuzuye, nibyo bita orge, ni beterave, ni onyo, ni date, ni karoti, ni shu, ni pome, ni inzabibu. Basubiramo ibintu byara cuivre bigatuma umwijima ukora neza kandi amaraso akaremeka neza akaba ahagije. Ni onyo, ni beterave, ni ingano zuzuye, ni byo bita orge, nabyo ni ubwenge w'ingano. Yarangiza ni imboga, ni imbuto zitwa date, ni karoti, ni shu na pome na rezi. Ahangaha ni amahirwe nibwira ko benshi twagerageje gukurikirana neza ngo nibura turebe icyo twakora. Certains nutriments réduisent l'incidence de la diabète ou de l'hypoglycémie
cause importante de problèmes sexuels by'umwihariko ibiribwa byamaze kuvugwa aha byinshi muri byo bigabanya umuvuduko wa diabete mu muntu ndetse bikagabwira n'isukari ikaba ku rugero rwiza kandi aho ibyo bintu byombi nabyo diabete n'igabanuka ry'isukari mu maraso biri mu bintu bituma mu mibonano harimo ikibazo byongera ubwabyo gusa diabete iyo yongereye yarangiza ubushake buke buraboneka mu mibonano kandi isukari yibaye nkeya mu maraso nabwo ubushake buke buraboneka mu mibonano chrome akitwa chrome nako karakenewe kava hehe kari muri cereal complete mu binyampeke byuzuye iyo uriye ikigori iyo uriye cyokeje iyo uriye ingano zitetse mbese ibyo kurya byose ubona bifite amakakama byari ibintu bimeze nk'amata mu kanwa byose biba bifite chrome akaba bikenewe rero mu kurema n'ubushake n'ubushobozi kuri izo bitsina byombi octacozanol c'est la substance active extraite de l'huile de germe de blé qui a pu être isolée et maintenant disponible sous forme de cyprema akaba rero iyo iraburuhije kuko iboneka mu ngano zinitse kandi akaba ari amavuta yazo uzazinike nawe ni amasaha 28 uzarya ibiko bitatu byazo nk'imisi 21 uzaba wahembuye iyo bita octacozanol yarangize mu maraso yawe dore ko benshi kubona ibinini byayo bizatugora cyane cyane ukurikije isoko ryacu ry'ubuzima rirakennye bitewe nuko tukiri mu nzira y'amajyambere kubw'ibyo tuzaya twiyambaza ibisa n'ibitwegereye cyane kuruta ko twakwiyambaza ibya kure cyane ginseng igiheruka turi bugwiteho cyane yitwa ginseng haravuze ngo les effets de cette plante sont bien connus irazwi cyane ni ikimera cyiza kandi kizwi cyane antidépresseur naturel irinda ubwihebe karemano stimule du aux doses normale yarangiza bikangura umubiri neza kandi ku rugero rwiza effet favorable sur la vie sexuelle akaba ginseng ifite ikimariye imibonano ndanga gitsina rero les problèmes sexuels notamment chez l'homme sont occasionnés par de troubles cardiovasculaires hari igihe byashoboka ko imibonano ndanga gitsina ku bagabo itewe imvururu gusa n'umutima utera nabi certaines éléments sont particulièrement utiles le magnésium la vitamine B3 kuko B6 sélénium et zinc et par ailleurs dans l'alimentation courante les fibres cellulosiques tendres de fruits et de légumes icyo gihe cyose ari umutima ubiteye B3 irakenewe cyane B6 irakenewe cyane yitwa selenium irakenewe cyane zinc irakenewe cyane hirya yaho harakenewe ibyo kurya byose bigira amakakama yoroshya mu nda nk'imbuto n'imboga ibyo byose birakenewe ubwo rurenda bateka ukabona urakururutse no mu mubiri w'umuntu warukenewe cyane umutima ugatera neza imisemburo igakora neza imyanya ndangagitsina ikoroha kandi ikagira imbaraga kuko impamvu nyamukuru yo kubitekerezaho byonyine ubwabyo ngo tubyige nabyo birakenewe mu buzima bw'umuryango izi ni indwara benshi batajyana kwa muganga naza benshi bakubwira muganga ntiyumve icyo ari cyo nabatinya kwisobanura ko bari mu kaga nkako ngako nabasenya ingo ninjoro kumanywa bakumvikana yarangiza nabatana buri wese akakenera abandi bitewe nuko bari kumwe atamuhagije yarangiza iyo ni ingorane niyo mpamvu ari ngombwa kubyiga no kubisobanukirwa rero bavandimwe bacu namwe batanze igihe cyanyu turabashimye cyane ariko tuzirikanye neza ngo ibuka neza ko inkingi 5 zo kwishimira ubuzima hari imbaraga z'ubwonko hari imbaraga z'impagarike hari imbaraga z'imyanya ndangagitsina hari imbaraga zo gutunganya inshingano hari imbaraga z'imico myiza rero tutagiye kure cyane urakenewe ndakenewe cyane kugira ngo nawe ubwawe nje nawe tube abantu bazi iyo bava niyo bajya niyo mpamvu yavuze ngo dans notre œuvre une place plus grande devrait être accordée à la question de la tempérance ubihanye umusingo wacu wa kabiri page yacu ya 464 muri uyu murimo twahamagariwe gukora umurimo ukomeye ugomba kwita ku kibazo cyo kwirinda tout doit devoir qui comporte une réforme nécessite le concours de la foi, de la repentance et de l'obéissance. Umurimo wose mwumva usaba ubugorozi usabwa kwizera usabwa kwihana ugasabwa kumvira kugira ngo umuntu w'Imana abe yizeye aba ari umugorozi nyawe abagomba kugira ibyo akora kuri iyi mibandire ye n'umubiri we bwite imibanire ye n'abandi
n'imibanire n'Imana n'icyo ubugorozi bushaka. Niyo mpamvu zitwa inzira yo kwera, nicyo gituma bazasibura inzira zijya mu ngo, nicyo gituma bazasabanya imitima y'abana n'iyabase. Niyo mpamvu buzaba ubutumwa ku muntu wese kugira ngo byukura bagirane ko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Reka